Uko bisanzwe rero muri ya gahunda yacu yo kugenda tureba abajene amafaranga binjiza ku mbuga zabo za YouTube, rero kuri uyu munsi twaje kuba twabasurira bamwe mu bantu bagiye batandukanye, ariko twaje kuba twahera kubo bita Murindahabi Irene, niwe umuntu tugiye kuba twaheraho uyu munsi turebe amafaranga yinjiza ku rubuga rwe rwa YouTube n'amafaranga angahe. Rero kugira ngo tuze tuyababwire umunsi, niba ushaka kujya muri YouTube cyangwa ushaka gushoramo, umenye nyine ibiceri ugomba kuzajya ugira ute, ugomba kuzajya ukuramo nawe ukuremo amakashi nk'abandi, bareke kuzajya babakinga plaque. Rero nanababwiye uburyo nzababwira kuri views zo mu Rwanda, uburyo zinjiza. Abantu benshi cyane batinya kujya kuri YouTube, bati views zo mu Rwanda ntizinjiza, bimeze bite? Oya, ariko views zo mu Rwanda zigira zite, zirinjiza rwose mbane. Yes, reka noneho duhere kuri Irene afite amukurikira ku rubuga rwa YouTube basaga 1973, naho YouTube channel yaje kuba yayifungura mu mwaka wa 2018, nibwo yaje kuvuga ati reka nkereye uru rubuga rwose nanjye ndebe ko mu minsi iri imbere, mu myaka y'imbere nzaba nsarura. None uyu munsi rero tugiye kureba umusaruro byatanze muri iyo myaka yose yagize atya agakora. Turebere hamwe twese, turebe ese umuntu kuri YouTube koko birashoboka ko amafaranga ashobora kuba yakorera amafaranga. Nibyo koko amafaranga arakorerwa kandi menshi cyane, bitewe n'uburyo urimo ugira uteye, bitewe n'uburyo wowe urimo ukora. Uyu Irene rero mu minsi 30 ishize abasubscribers biyongere ku rubuga rwa YouTube ni 13, naho views siyongere ku rubuga rwe, cyangwa abantu barebye ibyo yashyize ku rubuga rwe basaga 2,500,000. N'abantu batari bake cyane, n'abantu benshi cyane. Naho uyu Irene yakoze bisanzwe mu kwezi ashobora gukora amadolari 613 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza amadolari 9,800, aho nyine abayagize ati abayakoze uko ashoboye kose mu kwezi rwose mu mafaranga ashobora kuba yayinjiza. Urumva ko ni miliyoni zisaga hafi 12 z'amanyarwanda mu kwezi ashobora kwagira ati ashobora kuyakorera. Naho mu mwaka Irene yakoze bisanzwe nta biganiro byinshi yakoze, ari nkabenga ashobora kuyakorera 9,200 by'idolari, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza 148 by'idolari mu kingana n'umwaka. Urumva ko n'amafaranga atari make cyane rwose, amafaranga kuri Irene ndetse n'abandi twese. Ayo mafaranga ni iki? Ni amafaranga umva ko ashyitse. Nababwiye ko ibyo bindi biri munsi bikwereka iminsi, ni iminsi umuntu aba yarageze atya nyine amafaranga yagiye akorera. Ubona ko hari aho yakoreye amadolari 20 ku munsi, aho yakoreye amadolari ubwo ni ku munsi yakoze bisanzwe, naho ikigereranyo yakoze cyane ashobora kwinjiza amadolari 323. Iyo ni iminsi nyine igenda ibikwereka. Wenda reka twimanukire hano munsi akenshi cyane niho tugira ngo tubabwire, kuko niho biba biri kuborohera guhita mugira muti guhita mubisobanukirwa, kugira ngo umenye amafaranga ashobora kwinjiza mu cyumweru nangahe, amafaranga ashobora kwinjiza mu kwezi nangahe, amafaranga ashobora kwinjiza ku munsi nangahe. Ahangaha nibyo bita bikwereka ikigereranyo. Urabona ko hano uyu Irene ashobora kwinjiza amadolari asaga 20 ku munsi yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza amadolari asaga 327. Urumva ko aba yakoze cyane, handi mubona ibiganiro bikubitaho buri kanya. Urumva ko bagize ati aba yakoze. Naho yakoze bisanzwe nanone mu cyumweru ashobora kwinjiza amadolari 188, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza amadolari asaga 2,900. Ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga asaga hafi 3,000,000 zirenga mu gihe cy'umweru. Naho mu minsi 30 Irene ashobora kwinjiza amadolari 313 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane n'amadolari 9,800 yakoze cyane. Mu minsi 14 Irene rero ashobora kuba yakwinjiza amadolari 308 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane ni 4,900 by'idolari. Aho aba yagize ati aba yakoze aba yakoze. Ahandi mubona ibiganiro bye bizamuka bikagera mu views ibihumbi n'ibihumbi. Yatumiye ba wande bose, yatumiye ba Vestina n'abande bose. Reka noneho tugire dutereka twirebere undi muntu rwose hano ku rubuga rwa YouTube, kugira ngo nawe turebe ibiceri agira ate, ibiceri yinjiza, kugira ngo tugira ngo tubereke niba hari ushaka kujya gukorera kuri YouTube, niba ushaka kugira ute, ushaka umuhanzi ugira ute, umenye aho ugiye. Reka turebe Kirisizi nawe ni umwe mu star cyangwa mu byamamare bikora umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda.
ni umusore ukiri muto nawe twavuga uri kuzamuka neza rwose umeze neza ubona ko afite gahunda yo gukora nawe. Reka tuze turebe ibicara agira ati yinjiza cyangwa amafaranga yinjiza kuri YouTube ye ku rubuga rwa YouTube. Turagenda tubareberaho n'aba content creator bashyashya rwose, aba content creator hano baba botsa imbagara bagashiririza, nabo tubaza ko twajya duteka tubanze turebe kirisizi tubaza ko twabageraho. Ni aba content creator nabo bajya bagira bati ukabona uburyo bakora content zabo nabo rwose ni uburyo bwiza cyane kandi bushimishije. Uyu kirisizi rero afite amukurikira ku rubuga rwa YouTube basaga 435 yaje kuba yafungura mu mwaka wa 2017 nibwo yaje kuvuga ati ubundi wafungura urubuga ngareba ko nanjye natangira gukora nabwo nyine urabona na bintu byabanje kwanga nyine agira ati aravuga ati reka ndebe ko izindi nzira nagira naza kuba nacamo. Uyu kirisizi rero abiyongere ku rubuga rwe rwa YouTube nabwo ndavuga aba subscribers mu minsi 30 n'abantu basaga 11 rero mu minsi 30 views zisaga miliyoni 1,500,000 nibo bageze batari bo biyongereye cyangwa baje ko bareba ibihangano bye. Uyu kirisizi rero yakoze bisanzwe ashobora kwinjiza amadolari 378 mu gihe kingana n'ukwezi, naho yakoze cyane $6,100 yakoze cyane. Ahangaha nagira nkubwire ngo bahanzi bona ntago basohora indirimbo buri kwezi, niyo mpamvu ari amafaranga uyumvisha ko nguko ushobora kumva ari make cyane, ariko ayo mafaranga nakayabo ujye witonda rwose ni menshi cyane. Reka noneho tuze turebe ku munsi yinjiza amadolari 13 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane na amadolari 220. Urabona ko na amafaranga atari make cyane ku munsi rero mu cyumweru kirisizi ashobora gukora amadolari 190 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane $3,000 yes. Noneho uyu kirisizi mu minsi 30 ashobora kwinjiza amadolari 378 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane $6,100 igihe yakoze cyane. Ndakeka ko murabona ko n'ubundi agira ati akora cyane. Chris rwose reka dusimuke turebe undi mujene nawe ugira ute nawe undi mujene mbere yuko wenda tuva kuri kirisizi. Reka turebe undi mujene rwose nawe ubica bigacika hano ku mbuga nkoranyambaga, nabo tujye tugira dute nabo tujye tubasura. Reka tubasure ubwo kirisizi mu gihe kingana n'iminsi 14 rero. Reka tubanze turebe ko iminsi 14 aranyisimbutse. Yes, mu minsi 14 kirisizi ashobora kwinjiza amadolari 190, naho yakoze ubwo icyo gihe yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane $3,000 by'idolari mu minsi 14. Urumva ko muhita mumenya nyine amafaranga agira ati ari kwinjiza kuko aba ari gukora cyane. Kirisizi rwose ni nawe ntagaryama kandi asohora amahiti gusa, ni hiti after hiti rwose. Numwe mu bahanze ubona ko ntago batanga konji mu gutanga hiti, nta ndirimbo asanga akore ntibe hiti. Kanoneho tuze kugira dutereka tuze dusure umujene hano ujya unkorera content rwose, nawe avuze ati mumvugeho muze kumvugaho nanjye rwose nanjye rikamuvugeho kuko nawe ni icyamamare Musinga Empire. Afite urubuga rwe rwitwa Musinga Empire. Ni umwe mu majene rwose bakora content, ubona ko content ye ibirimo ikintu cyitwa confidence, afitemo kwihagararaho rwose bigashimisha abantu rwose. Ni umwe mu bantu rwose bazi kwihagararaho pe. Ni umujene rwose ufite content nziza cyane. Reka tuze tumusure nawe tuze turebe Musinga Empire rwose. Ni umujene uri kuzamuka neza cyane mu content creator, afite amukurikira basaga 9,900 ku rubuga rwe rwa YouTube. Yaje kuba yafungura mu mwaka wa 2025. Umva ko ntagira amara igihe kinini cyane rero. Afite aba subscribers reka turebe aba subscribers baje kuba bakwiyongeraho mu minsi 30 n'aba subscribers basaga 2,600, naho views igiteranyo cya byose mu minsi 30 ziyongera ku rubuga rwe rwa YouTube na views zisaga 71,000. Ese ni views zitari nkeya cyane rero. Uyu Musinga rero yakoze bisanzwe ashobora kwinjiza amadolari 18, aho yakoze cyane na amadolari 282 mu gihe kingana n'umwaka rero. Musinga ashobora gukora amadolari 39, naho yakoze cyane na amadolari 630. Icyo gihe aba yakoze cyane rwose, kandi Musinga murabona ko arimo arakora cyane. Musinga respect kabisa, urimo urakora cyane kandi Imana ikomeze kugenda igukomeza ukomere ugere hejuru cyane.
ugere kure cyane. Yes, umusinga ashobora gukora idolari rimwe ku munsi, rero yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza amadolari 9 ku munsi. Mu cyumweru rero umusinga ashobora gukora amadolari 13 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane n'amadolari 203. Mu minsi 30 rero umusinga ashobora gukora amadolari 18 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane n'amadolari 282. Ubwo aba yakoze cyane nyine umusinga akomeza ukore cyane. Yes, mu minsi 10 rero umusinga ashobora kwinjiza amadolari 18 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane n'amadolari 217. Umusinga komereza aho ngaho, ukomeze ukore izagere mu 900 ibere nk'iz'abandi, ukore cyane rwose, ugere kure cyane. Nicyo tukwifuriza burya mwabanwe, kubona urubyiruko rurimo rutera imbere ruzamuka, ukamubona umwana nk'uyu nguyu yazamutse rwose, ubona ko afite content icyayikeba, uyu munsi ukabona ageze aha ngaha. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane, tugushimira Imana burya urubyiruko rwateye imbere, n'abandi bagize bati n'abandi bazamutse. Burya ni ibintu byiza cyane rero tuba tugomba kugira uti, ni ibintu byiza cyane tuba tugomba gushimira Imana, tukavuga tuti Imana, ubu ngubu abajeni waduhaye ahantu tujya guca ibiceri bikaboneka, bakabona kwigurira icyo bifuza, ipantaro, urumva ko ni ibintu byiza cyane. Turebe Dashimu, umusaza rwose ngira ne musaza ngiye nemera cyane, nawe ushobora kuba umwemera, kuko ni umwe mu bantu batanga ubutumwa bwiza, na umwe mu bantu ubona ko bazasiga inkuru nziza imusozi rwose pe, abantu benshi cyane bazabigiraho byinshi cyane mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Yego Dashimu, reka nze nawe turebe ibiceri cyangwa amafaranga ashobora kuba yinjiza ku rubuga rwe rwa YouTube. N'amafaranga rwose atari make, afite abamukurikira saga 731. Yaje kuba yayifungura YouTube channel mu mwaka wa 2013 rero, ubwo yavuze ati reka mfungure urubuga rwanjye ntangire nti ndebe ko mu minsi iri imbere nazaba nkoreraho amafaranga. Uyu rero reka tuze kureba aba yongereye mu gihe kingana n'iminsi 30, ubwo navuga aba subscribers biyongereye ku rubuga rwe rwa YouTube. N'aba subscribers rwose reka tubarebe kugira ngo tugire dute tubasobanukirwe kugira ngo tutaza kugira akantu twibeshyamo na gatoya. Burya kwibeshya ni ikosa rikomeye cyane. Rero abiyongereye rero ni 9,000 ku rubuga rwa YouTube, na subscribers batari bake cyane 9,000 mu minsi 30, naho miliyoni n'ibihumbi 600 nibo barebye ibihangano bye, nibo barebye za nkuruze ajya ashyira kuri YouTube ye zifite ubutumwa rwose, ubutumwa bwiza, atari bwa butumwa bumeze nk'ubwa wa mujeni yavuze ati indirimbo ifite ubutumwa. Rero uyu Dashimu mu gihe kingana n'iminsi 30 yakoze bisanzwe, ubwo ni hahandi adashobora kuba yashyiraho n'ikiganiro rwose, ashobora kwinjiza amadolari 402. aho aba yagize ati aba yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane 6,400 y'idolari. Urumva ko n'amafaranga atari make cyane, ni handi abasohora mu gitondo na nimugoroba. Uyu noneho Udashima mu gihe kingana ubwo n'iminsi 365, ubwo ni igihe kingana n'umwaka yakoze bisanzwe, ashobora kwinjiza amadolari 4,900. ni hahandi mubona adakora cyane, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza 78,000 by'idolari. Urumva ko n'amafaranga menshi cyane, hafi miliyoni 100. Urumva ko n'amafaranga atari make ku rubuga rwe rwa YouTube. Udashima rero mu gihe kingana n'umunsi, ku munsi yakoze bisanzwe n'amadolari 13, naho yakoze cyane n'amadolari 218. mu gihe kingana n'icyumweru rero Udashima ashobora kwinjiza amadolari 91, naho yakoze cyane ni 1,500 cy'idolari mu gihe kingana n'icyumweru, naho yakoze cyane bisanzwe mu minsi 30 ashobora kwinjiza amadolari 420, naho yakoze cyane 6,400. Urumva ko Udashima arimo arakora cyane, turumva amafaranga ari kugira ati ari gukorera. Rero mu minsi 14 Udashima ashobora kwinjiza amadolari 187 yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane n'amadolari 3,000 mu minsi 14. urumva ko nayo ngayo rero nahitana nabashimira mbabwira nti mureke dusoreza ahangaha. Abandi bantu bamwifuza ko dushobora kuba twaganiraho twababwira amafaranga binjiza, ushobora kuba watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp cyangwa ukaba wabyandika muri comment kugira ngo dukomeze turyoherwe, tubone ko mutwitaye kugira ngo dukomeze dushyuhe. Nakubwiye ko iyo nshyushye numva nshyushye rwose, mbona abantu banyitayeho, nanjye nkora ibintu birenze kandi ibintu mwifuza. Mwabantu mwe rwose mukomeze kugenda mudushyigikira, mukanda subscribe niba utarayikora, mugashyira